muri uyu mwanya numva bimeze gute? Hari igihe utandukana n'umuntu agatega ukumva akoze impanuka, imeruka ye yamugereyeho. Imeruka si ukuvuga ngo Yesu yaje gusa, ahubwo ni imeruka yagirira ku muntu bitewe n'igihe aciyemo cyangwa n'igihe igare rye riziye. Nari kukubwira ngo tuzabana n'Imana, ariko icyaha ntikizahagera, umunyabyaha ntazahagera. Nari kukubwira ngo hari aho tuzagera tube mu rugo rw'Imana yacu. Nari kukubwira ngo turabasuje mwebwe mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi rero tugarutse kubabwira ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana cyangwa se evangelist Mukakarangwa. Agiye kutubwira ijambo yaduteguriye, mumukurikirane kugira ngo rigire ikintu ribamarira, kandi mwibuka gukora subscribe, share na comment. Murakoze cyane, reka tumwakire atubwire ijambo yaduteguriye. turabashuhuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe n'Imana aka kanya ko twongeye kubonana, tugaruye ijambo ryo kongera kuduhumuriza. Aho uherereye hose ufashwe n'ijambo tukuzaniye, waba uri mu bihugu bitandukanye, waba uri kasikasi, wumve ko Yesu ari hafi kunezeza umugeni we, waba uri mu Rwanda wumve ko igihe kigiye kugera tukataha iwacu. Aho uherereye hose wumve yuko Imana dufitiye ibyiringiro cyangwa dufitiye icyizere, cyangwa uri kudutegurira aho ugiye kutujyana. Ndaje kukubwira ngo nubwo wababara mu isi, nubwo hariho ibibazo, ariko hari igihugu tuzamo tutazongera kubabara. Reka dutangire dusenga Imana, twumva iryo jambo ry'Imana. Murakoze. Turagushimiye Yesu mwene Dawidi, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Imana twarakubonye si rimwe si kabiri, twabonye ineza yawe, twabonye urukundo rwawe. Hari igihe kimwe mu maboko y'abantu yaturekuye, ariko ayawe ntabwo yigeze aturekura. Ni mwanya duciye bugufi kugira ngo urukuba Imana Kristo, turaguhamagaye kugira ngo ducire bugufi cyane, ibigaragara nk'imisozi byose bihindura ibibaya. Rero dusengeye ijambo ryawe ryamamare, umuntu wese udukurikiye afashwe n'iri jambo tuzanye, kandi umusobanure mu buryo bwo mu mwuka. Tunejejwe nawe kandi ukomeze kutwiyereka, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Mbega ukuntu tuza badusa nshuti, tuzaka nk'izuba, turabagirane nk'amabuye ya yasipi, kandi imyenda yera niyo tuzambara mu rugo rw'Imana yacu. Mbega ukuntu tuza badusa nshuti, tuzaka nk'izuba, turabagirane nk'amabuye ya yasipi, kandi imyenda yera niyo tuzambara mu rugo rw'Imana yacu. Mbega ukuntu tuzaba dusa nshuti, tuzaka nk'izuba, turabagirane nk'amabuye ya yasipi, kandi imyenda yera niyo tuzambara mu
rugo rw'Imana yacu, mu rugo rw'Imana yacu, mu rugo rw'Imana yacu. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Byahishuwe ibice 21, ariko buri byo aravuze ngo mbega ukuntu tuzaba dusa nshuti. Haleluya. Haravuga ngo tuzaka nk'izuba, tuzarabagirana nk'amabuye ya yasipi. Haravuga ngo kandi imyenda yera niyo tuzambara tugeze iwacu. Arongera aravuga ngo kandi tuzaba mu rugo rw'Imana yacu. Haleluya. Abantu bari mu bukode mwihangane, abantu badafite aho kuba mwihangane, abafite aho kuba nabo mukomere, kuko hari umunsi ugiye kuza tukajya kuba mu rugo rw'Imana yacu. Urwo rugo nta piriya bibayo, urwo rugo nta bibazo bibayo, urwo rugo ntabwo tuzambara ubusa. Mwisi tubona imyenda bitugoye, tujya turira bikatugora, tukabona ibyo twifuza turushye, ariko iwacu. Haleluya. Subiramo ngo ariko iwacu tuzaruhuka. Imana ishimwe. Ntabwo hazabayo urupfu, ntabwo hazabayo kubabara, ntabwo hazavayo kurira, tuzabayo turabagirana. Haleluya. Umubyeyi dukurikiye yumve ko tuzaba iwacu turabagirana. Mupapa udukurikiye yumve ko tuzaba iwacu turabagirana. Musore, umukobwa, umwana mutoya, haleluya, yumve ko tuzaba iwacu turabagirana. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome mu Byahishuwe ibice 21, turava ku murongo wa 1 turagera ku murongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe kuko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema y'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Yicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye. Ni njye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, n'abawe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, mugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Amina. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo iby'ijuru rishya n'iby'isi nshya. Haleluya. Dusomye ijambo rivuga ngo nuko mbona Yerusalemu nshya, mbona n'isi nshya. Iyi si tubamo izahinduka. Igihe kimwe Yohana bari bazi ko bamugiriye nabi, ariko bamujugunye ku kirwa cyitwa Patimo. Iki kirwa cyitwa Patimo cyari ikirwa cyarimo ibibazo, ngo cyari ikirwa cy'ibihanamanga,
ni ikirwa cyari kirimo intambara, ni ikirwa cyari kirimo inzara, hari mu butayu, ndetse ngo bari bahamujugunye bazi ko ariko agiye gupfirayo, ibisimba bikamurirayo, akaberayo umunyabibazo. ariko ibyo bavuze cyangwa ibyo bateguye siko byagenze. Vuga ngo umugambi w'Imana ku muntu. Haleluya. Bamugejeje ku kirwa Patimo, nuko ngo Imana yaragiye isanga Yohana. Haleluya. Imaze gusanga Yohana ngo iramwiyereka. Yohana yaranditse ngo njyewe nari ndi mu mwuka numva ijwi inyuma yanjye. Haleluya. Harangije yerekwa ibizaba mu minsi y'imperuka, yerekwa ari amatorero 7, yerekwa iby'intebe y'Imana, yerekwa uburyo abantu bazamanura umuriro ukava mu ijuru kandi bari kuyobya abera, yerekwa ibiryo imirimo y'abantu ibipanze bakorera mu isi, yerekwa n'ijuru rishya n'isi nshya. Haleluya. Hazano kwerekwa kuri Yerusalemu nshya. Hari ku murongo umfashije muri iki gitondo, uravuga ngo Imana izaturana n'abantu bayo. Haleluya. Uravuga ngo Imana izaturana n'abantu bayo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nuko arangije kwerekwa abona ngo iyo si, haleluya, ibaye paradizo. Harerekwa ngo abantu bari muri Yesu, urupfu ntabwo ruzongera kuhagera ukundi, amarira ntabwo azongera kuhagera ukundi. Abantu bari bafite amarira. Yesu avuganye namwe iki gitondo ngo umunsi uraje tujye kuba iwacu, kandi ngo iryo juru rishya n'isi nshya ntabwo amarira azageramo, ntabwo urupfu ruzahaba, nta n'ubwo ibibazo bizahaba. Kandi ni ukuri, reka mbabwire, tujya dukumbura Imana, tugakumbura Yesu, tugakumbura abera, ariko ngo uwo munsi tuzabana nabo. Harangije Imana inamubwira ngo genda ubwire ubwoko bwanjye ngo nzaturana n'abantu banjye, nzaturana n'ubwoko bwanjye. Ngo kandi ngaho hantu, haleluya, turasomye ngo hazaba ari ahantu hera, turasomye ngo hazaba ari ahantu hatazaba ikibazo runaka, turasomye ngo amarira azahanagurwa ku maso abantu bose abashireho. Haleluya. Waba ufite ibibazo muri iyi minsi, waba utegereje Imana warayibuze, ariko Imana ivuganye nawe ngo humura. Imana ije gukemura ibibazo bikuremereye, ariko ikiruta byose mu bwami tuzabana n'Imana. Haravuga ngo kandi noneho, haleluya, ngo dore ikibazo kizahaboneka ni kimwe, nuko ngo ababeshi n'abasambanyi, abantu bikorera ibyo byaha byabo, ngo abo ntabwo bazahagera, ariko abera bazahagera. Muri iyi minsi uhagaze ute? Haleluya. Uyu mwanya nagira ngo nkubwire ngo Imana izaturana n'abantu bayo, Imana izagendana nabo, yicarane nabo, Imana izahagararana nabo, Imana izabaririmbira, Imana izabana nabo. Haleluya. Kandi kuri uyu murongo akavuga ngo dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibihe izabana nabo, ibe Imana yabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzagaruka. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Narinje gukomeza abagenzi. Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira, arababwira ngo iyo abana afite ho kubategurira ntabwo mba ngiye, ariko aravuga ngo kuko ngiye kubategurira nzagaruka kubajyana. Mbese Yesu ari gutegura umugeni muri iyi minsi, ukeneye ko Yesu akujyana. Abantu turi gusengera amazu, tugasengera amamodoka n'amaviza, ariko ntabwo tugikumbura Yerusalemu nshya cyangwa isi nshya n'ijuru rishya. Ariko nagira ngo umuntu wese yumve yuko Imana ivuganye nawe yuko igaruye igihe cye, haleluya, cyo kwitekerezaho. Uri kwitekerezaho muri iyi minsi? Uri kumwe n'Imana muri iyi minsi? Imana izabana nawe, Imana izagendana nawe, Imana izakugirira neza. Ndagira ngo umuntu wese uri kumwe natwe yururukire kubana natwe, yururukire gushimira Imana, yururukire guhagararana n'Imana, yururukire kumva ko Imana ishoboye, yururukire kumva ko Imana ari data, yururukire kumva ko Imana ari Imana data ishobora byose, yururukire kumva ko Imana izaza igaturana natwe, yururukire kumva ko abanyabyaha batazahagera ariko abakiranutsi bazahagera. Tugiye gusenga Imana, turi kumwe mu gutegereza Imana. Haleluya. Turi kumwe mu gutegereza Imana.
ngo impanda nivuga abazaba bakiriho bazahindurwa, abazaba barapfuye bazazuka, aho igiti kiguye kiri niho kiguma. Mbese muri iyi minsi urumva bimeze gute? Mbese muri uyu mwanya urumva bimeze gute? Hari igihe utandukana n'umuntu agatega ukumva akoze impanuka, imeruka ye yamugereyeho. Imeruka si ukuvuga ngo Yesu yaje gusa, ahubwo ni imeruka yagirira ku muntu bitewe n'igihe aciyemo cyangwa n'igihe igare rye riziye. Nari kukubwira ngo tuzabana n'Imana, ariko cyane kizahagera munyabyaha ntazahagera. Nari kukubwira ngo hari aho tuzagera tube mu rugo rw'Imana yacu. Nari kukubwira ngo ibyo waburi igisubizo, Imana ifite igisubizo. Nari kukubwira ngo ibyo wabuze uko bigenza, Imana ifite ukuntu ibigenza. Nari kukubwira ngo waba warurwaye igihe kinini, ariko Imana irambwiye ngo komera. Nari kukubwira ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nawe azagufasha muri byose. Nari kukubwira ngo Imana nihagera abantu bazamenya ko yahageze. Imana nibisobanura abantu bazamenya ko yabisobanuye. Ba mu mwanya mwiza Yesu azaza, kandi menya ko umubabaro utazawugumamo, aho kuzagera ahantu uzaba mu munezero. Menya ko utazagumya kuba uri imfubyi cyangwa utazahora wigunze, aho ko Yesu azaza mu bane. Imana ishimwe. Umuntu yakifuza ko inshuti itagira ibibazo, ariko Yesu abavuga ati no mu isi ariko no mu ijuru azaruhuka. Yesu ategura mu isi agategura no mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenga Imana. Imana igutegurire. Haleluya. Ahantu hose uherereye Imana igutegurire mu izina rya Yesu Kristo, aho uzaba heza. Amen. Turagushimiye Kristo, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, uri umutabazi. Haleluya. Wabanye natwe, ugendana natwe, watugiriye neza. Hari ukuntu Yohana bamutaye ku kirwa Patimo, bari bazi ko birangiye, biba biratangiye. Yerekwa ibyo mu minsi y'imeruka, yerekwa iby'ijuru rishya n'isi nshya. Haravuga ngo Imana izaturana n'abantu bayo. Nushimwe ko uzaturana natwe, nushimwe ko uzatumara umubabaro, nushimwe ko uzahindura byose bikaba bishya. Heto stani fo tutayabine fo igrermando tutayinibo sakero titayabine fo tukerebo rafu hadani stana kirebo usayabine fa. Uzaturana n'abantu bawe, uzabahanagura amarira ku maso, kandi nguje wihuse, kuko Imana itabaye. Ndagushimiye ko ukidutekerezaho. Umuntu ajya yibagirwa undi, ariko we Kristo ntabwo ujya wibagirwa. Nyemera rero utugirire neza, nyemera utubere Imana, nyemera uduhagarareho, nyemera udushoze. Imana ivuze tukumve, kandi uje tuzazamukane nawe. Mu buzakiririmbira tuzabonekemo. Urakoze urakarama ko tuzabana nawe mu rugo, kandi ukaba hagati muri twe. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen.